ngiye kuvuga hanze mbisuke nimba igumana njyewe nyine ntacyo biramarira kandi nkunda gufasha nimba nkunda gufasha umuntu nkaba namugaburira yashonje kuko icyo gihe nifite amafaranga nakundaga gufasha nimba nifuza kuba nagaburira umuntu nkamukiza inzara kuba nifuza kuba nakishurira umuntu ishuri akiga akagira ubuzima bwiza ni byiza ko ndamugaburira n'ibiri muri njyewe byaho Kristo yankuye kugira ngo bimufashe bimuheshe ubugingo byaturanye njyewe Gisele dore uwo nariwe n'uyu nguyu naririmbaga ndi umusambanyi muri korari ni njyewe mwajyaga muvuga ngo hari abantu basambana muri korari Imana izabakubita nari umusambanyi najyaga nanaririmba naraye mu kabari mfite ntuzenye mfite umufoke w'inzoga mu mbabaride gutyo byose ndabyatura. Yese reka rero ngushimira ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi by'umwihariko wowe udukurikira uri mu gihugu cyacu mu mujyi wa Kigali burasirazuba n'iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru abadukurikira muri hanze y'u Rwanda mwese Uwiteka akomeze abagirire neza muhabwe umugisha aho muri hose. Imbere ya kamera rero muri kuhabona umuntu ushobora kuba atari mushya mu maso yawe cyangwa se akaba ari mushyashya ariko ibyo ari byo byose nizeye ko ibiganiro turi buze kugirana hano biraza kuba bikubaka aho uri hose. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ikiganiro ntuze kugicikwa niba utarakanda subscribe reba aho hasi muri ako kantu gatukura ukandeho niba warabikoze ikiganiro gisangiza abandi kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Ni umukozi w'Imana reka tumwakire rero tumuhe ikaze. Muraho neza? Muraho neza ega makuru ni meza cyane turashima Imana. Ndabona koko dushima Imana wa mugani. Reka rero by'umwihariko kugira ngo dutangire ikiganiro ntinde tugiye kuganira mu buryo uvunaguye tubwire ninde. Mugiye kuganira na Gisele Dorcas. Gisele Dorcas ndabona unafite Bibiliya twagira ngo byaba byiza ubanje ukatwinjiza mu kiganiro dusengera usengera umuntu ugiye kukireba ariko unasengera natwe tugiye gukorana nawe ikiganiro muri rusange. Koze negerezwa kubikora kabisa kambanze baragize Imana tubanze twiragize Imana. Uwiteka nyaguhora ku ngoma turagushimye mu izina rya Yesu tugushimiye ku bw'aka kanya keza gushimiye ko wantoranyije mu magana n'amagana ukangira umwizerwa ukangabiza umurimo wawe izina ryawe rihabwa icubahiro nyaguhora ku ngoma ngushimiye kubw'uyu mwanya kubw'abakurikiranye iki kiganiro data wa twese reka izina ryawe rihabwa icubahiro maze njye ubwenge bwanjye bubure n'imbaraga zanjye n'amarangamutima yanjye bibure ahubwo wowe umwami ukorere muri jewe icubahiro cyawe kiganze nyaguhora ku ngoma undinde kugira ibyo nongeraho cyangwa ibyo ngabanyaho ahubwo ibyo umwuka wera yateguye byagirira abandi umumaro ari byo mvuga. Ahari iki kiganiro hari uwari wihebye afite ibyifuzo ariko nta nyishu afite mwami nyishu ukaba yava muri ibi biganiro ngiye kuvuga kubwaho wankuye data. Reka mu izina rya Yesu turakumira imbaraga yose iteza impaka yishira hejuru kurwanya umugambi wawe. Ahari ijambo rye rivuga ngo hari kurira kwarara umuntu bwaki impundu zikavuga ahari haba hari uwarayarira ariko nyaguhora ku ngoma impundu zikavuga kubw'inkomezi nyaguhora ku ngoma ngo rega ngo tubeshwa ngo abakiranutsi babeshwaho no kwizera nyaguhora ku ngoma kwizera niko kutubeshaho Mana ishobora byose. Reka rero izina ryawe rihabwa icubahiro dusenze twizeye kubikoze mu izina rya Yesu amen. Amen. Rero Dorcas twagira ngo by'umwihariko umuntu uri kureba iki kiganiro hari abakuzi hari abazi njyewe ndamubabwiyeho gatoya ni umuntu ufite byinshi Imana yamukoreye ufite urugendo rurerure Imana yamunyujijemo twagira ngo ubanze udusubize gatoya ku rugendo rw'ibyo Imana yagukoreye aho yakuvanye naho yakugejeje mu buryo buvunaguye ku byo umuntu uri kureba iki kiganiro yakumenya byimbitse. Okay. Gisele Dorcas ndi umukobwa usengera muri Zion Temple. Uwiteka ahantu yamvanye ni kure cyane ni birebire ariko navugaho muri makenya ndi umukobwa Imana yavanye mu busambanyi mu businzi urumogi donc nisigara byose ni kimwe smokinga mu butinganyi Uwiteka yankuye aho hantu ibyo byose ndabimushimira nk'umuntu wenda utaruzi Dorcas wo ari we naho ngaho Uwiteka yankuye. Twagira ngo rero tubwire mu buraya nari ngibagiye ko ubusambanyi burya buratandukanye. Burya wenda hari umuntu ushobora kwisambanira ari iwabo cyangwa se akaviwa bakigira muri ghetto ariko njyewe ubwanjye nabukoreye mu bubari mu mahoteli ntegera ku mihanda ntegera mu mahoteli ntegera mu restaurant mu maboate
yego njye ubwanjye butandukanye n'ubwundi muntu wenda uko we yaba yarabukoze wabyumva ashaka kugira ngo agire icyo akuramo. Murakoze. Tubwire rero ibyo byose uraza kutubwira wabibayemo ryari, noneho igihe kirageze urakijijwe, noneho twinjize muri rwa rugendo umaze gukizwa. Uraza kutubwira igihe wabibereyemo n'igihe wabiviriyemo, noneho utujyane hahandi urakijijwe, birahindutse, tugusanganya Bibiliya, uradusengeye, ibyo byo byagenze gute? Uburyo nabivuyemo hari umuntu wabimbajije ndibagirwa, ariko njya nongera nkibuka mu buhamya bwanjye. Hari indirimbo y'umuhanzi bita Rishari wavuye i Burundi ivuga ngo ndashaka kuba wifuza nshimishe umutima wawe wera, ngo umpe imbaraga. Mu nyuma mu gusoza ikavuga ngo umpe imbaraga nyinshi nesha ibingerageza, uvuga ngo mbwire nde wundi utagira umugayo, ngo umpe imbaraga nyinshi mbashe kunesha ibingerageza. Bityo gira umva nari imbata y'ibintu ubusinzi ubusambanyi byinshi cyane, umva ko nacuruzaga n'urumogi nararucurujije. Noneho iyo ndirimbo inkoraho numva nakizwa, ariko noneho nimba nshaka gushimisha Uwiteka ntegerezwa kubanza kubona imbaraga zimvana muri bya bindi byanyizingira ngo byari byarangiza imbata. Iyo ndirimbo igahora inkoraho, nkashiramo indirimbo zisanzwe nkubita umuziki, ariko iyo ndirimbo yazamo nkahita nca bugufi nkumva ni ngewe uri kubwira. Noneho mu buzima bwanjye ibyo nakoraga numvaga ntinya kuzabura ijuru. Kera twigeze kuva ku ishuri, kera intambara itaraba, baravuga ngo mu 2000 imperuka izaba ngo abantu badakijijwe bajye mu muriro. Ngahora ntinya ko kantu nkava isi 2000 byarenze, kuko 2000 byaranageze bigera ahubwo nagiye gusambana ahantu. Noneho ndavuga ngo ubu noneho ndihana, ndavuga ngo Mana mbabarire, uwo twari busambane yagiye muri boîte, ngiye nanga kujyayo kugira ngo imperuka itansangamo, ansigara aho hantu ndi kwihana. Ariko nubwo nihanaga mu nyuma nari bwongere nkabikora, ndavuga hari imbabazi z'Imana zaza zikansanga. So noneho nkomeza mbikora, ariko nzi ngo umuntu ukora ibyaha Imana izamuhana, ngatinya kubura ubugingo. Nkabikora ariko nkavuga iherezo ryanjye ni irihe, iherezo ryanjye ni irihe. Nabikoraga mvuga iherezo ni irihe, nkavuga ariko igihe kizagera nkizwe. So kuko nabibagamo mvuga ngo nubundi natekerezaga ko nanduye sida, numva narihebye, nkavuga nshaka kuba nyifite cyangwa ntayo mfite, ariko cyane cyane numvaga ko nyifite. So kubivamo rero umuvandimwe wanjye yarakijijwe, yaragize ikibazo cy'uburwayi kwiga biranga, byanze ari tuvukana, biba ngombwa ko rivuza mu Nyarwanda biranga, biba ngombwa ko ayoboka abantu basenga. Baramutumira, bamutumiye babwira ati ariko mfite umuvandimwe kandi agira neza, yita ku ndushi, yita ku bakene, ariko ntabwo akijijwe. Timumfashije ati no musinzi, n'umuntu inzoga zishe kandi agira neza, sidushaka ko ibyo byiza bizaba impfabusa imbere y'Imana. Ati mwamfasha tukamusengera. Baransengera, ariko bamusaba ko bazaza mu rugo. Bamusabye kuza mu rugo, yarabimbwiye numva simbishaka, navuga ubwo barakore bagiye kuza bambwire ngo ndeke inzoga, ngo mvuye iki, ngo ndeke ubusambanyi. Ninjye rero none si kibazo ko bazambwira ngo nindeke ubusambanyi n'inzoga kandi nabishaka, nisinshaka umuntu uhita ambwira ngo nindeke nona. Nimba muri buze mugasenga mukandeka, ngiye igihe kikazagera nkabyikuramo. Okay, ni nago banza nayo ibintu byinshi ngo hoya aciye bugufi. None ukuntu yacaga bugufi nkarushaho kumwumva. Guca bugufi kwe niko kwankuruye. Ya ntago yigeze nshiraho igitutu ngo nkizwe cyangwa ntera ubwoba. Abarakore baraje baranyakinda, donc baraza nshaka no kubyanga, ndaryama icyo gihe nari mfite hangova y'inzoga nyinshi. Bararirimba igihe bagiye gutaha ijuru kambya Gisele sanga barabarakore. Ntago njyayo. Gisele basanga pasteur araza. Pasteur arinda agenda. Ndavuga ubuse koko Imana ntizabona ngo nsuzuguye n'umuntu yasize. Kuko Dawidi avuga ngo ntago yakora yatunga urutoki umuntu wasizwe. Avuga ngo umuntu wasizwe iyo umuntu amusuzuguye ari bibi, ibyo bintu ndabyibwira. Noneho mu nyuma ndasohoka. Ndiborosa kugira ngo batumve inzoga mufoke w'inzoga. Urumva hase ko ntarakarabara. Ndiborosa nditunganya neza. Donc niteraho my perfect kujya batuva umufoke w'inzoga. Ndaje abantu bagiye kumpera kwino bazamure bageze ku musatsi w'ikinyabyaha. Kuko ubwo numvaga ko baza amateka yanjye. Ewa nakundeba nabi. Ngeze iyo banyere ku rukundo baransekera. Baranyishimira. Bamajije kunyishimira. Ndavuga babarokore ni beza. Ubu narinzi ko bagiye kuvuga ngo katika jina la Yesu riko ndetse bagiye kuvuga kuri kw'Imana nzikuvuga ngo izina rya Yesu. Ndavuga cyangwa nuko baje mu nzu yanjye nzakomeza ndebe nimba uyu mutima bawufite.
baranantumira njya mu giterane ndaryoherwa ariko nyine bakandeba buri wese akandeba nkumva isoni ese buranzahasubira noneho muri umunanya ndambwira bavuze ngo iki se bavuze nyine ngo uri umuzungu ngo umeze nka Shakira ngo ufite imisatsi nk'iy'abazungu ntago bamvuze nabi ni sawa nzahagaruka ko najya numve ko bamvuze nabi sinzasubireyo ndongera nsubirayo banyereka rwa rukundo urwo rukundo banyeretse nirwo rwankuruye nta wigeze ambwira ngo umusambanyi uri umusinzi ahubwo banyigishije ukuntu nambaraga urumva donc nk'umuntu uvuye hanze nkumva nambaye sexy ngo amabere agaragare nkumva ko naba ndi umuturage niko nimvishaga none nabona n'umukobwa utambaye sexy nkumva namubwira ngumva njya wambara sexy nibyo byiza uko nuko abaturage urumva daimon aba yamaje kwereka umuntu ko ibyo ngibyo yumvira ari byo byiza none mu rusengero umubyeyi arazaranyegera ati rero Gisele aciye bugufi ati nagira ngo nkubwire wenda se wenda kano kenda ukaretse hari icyo kagutwara ati buhoro buhoro ugenda ubitekerezeho wenda uhindure yambara ibindi ati uraberwa wakambara n'ibindi umva ko nari nambaye nabi noneho abimbwiye kamera ishaka kuza naje mvahoya hano rega ntago ari handi muri ya boîte na bwabo baruri hano ni mu nzu y'Imana ndabyumva nabyo iyo urwo rukundo bagiye banyereka nuko guca bugufi nibyo byagiye binkurura tubwire rero urakijijwe byahise biza za nzoga uzivaho ryatabi uravuga uti ndarisezeye tubwire umaze gukizwa kubireka byahise bikunda urazi ukuntu byagenze mu nyuma nanone murumuna wanjye uwo nyine yakoresheje anniversaire mbo mpita barongera tumira barokore nti rero timu y'abarokore ize mbere iveho mpita ndisi naramugoraga nuko yacaga bugufi Imana izamumera ubugingo kabisa ijuru none ndambwira ni rero abarokore bandistabinga ubwo nari natumiye abanyeshuri b'inshuti zanjye bo muri kaminuza babajama twasangiraga timu y'abantu benshi rero abarokore bahaye amasaha 2 ngiye kubatekera ngire gutyo nakunda guteka kubatekera mbiteho mugire vuba mugende murye mubakire mugire vuba mugende noneho akora uburyo bwose atari bumbangamire arabikora vuba baragenda ariko bava kuki Gisele ndi kubangamira ndi kwakira abantu ariko bashiraho pressure nkumva ibintu ndi gukora nago ari byo none siko natumiye abandi nyabarokore rero none siko ntari bushiremwe umuziki donc mu nyuma bagiye kugenda umupaparaza nambwiye ati Gisele urashobora kunyemera tukaganira gato none mujye nari mfite icupa rya misingiri nini nangaga gato nyanga gato karahendesha naravangaga none cyo genda nkwaga mitsingi noneho arangije arambwira ati ikomeza winywera ibyeri yawe ariko umpakanya arangije arambwira ati Gisele bambwiye ubuzima bwawe kuntu wita ku bana b'imfubyi abakene dushi uri umuntu mwiza ukora ibintu byiza Imana izaguha umugisha atari ko ndajya nkubwira ikintu ukora ibintu byiza ariko bivanye mu mwijima ukabishira mu mucyo wazabona ijuru Ubuse ambwiye ko ijuru ntaryo nzabona nugute se kandi mfasha abakene n'abafakazi n'imfubyi Imana situbwira urukundo ati ubu ngubu bare kugira ngo njyane mu barokore tu arambesha ubu nukugira ngo njyane amaturo n'ibya 10 barambesha ntabyo nabanza biha abakene nibura nukunkururisha iyo neza kugira ngo bura babonye ndi umukire bashaka bankurure urumva ibyo ngiye navuze kandi nari mbacira urubanza Imana izambabarire ntago ari cyo bari bashaka ahubwo bari bashaka kugira ngo mbe nduyu nguyu none ahandiwe mbo ndangije mbitekerezaho nyuma amajije kugenda avuga ariko ko wamugani ibintu nkora mu maso y'abana ibintu nkora abaturanyi kuntu bamvuga ngo ngira umutima mwiza ariko ikibazo ndi umusinzi ndindaye ko banyita ariko ibintu nkora wamugani nibyo ngaho urumogi bwo kujya mu bapfumu bwo kugira guti ibintu nkora ego ibi bintu koko nibyo ariko uziko nta juru nzabona ngomeza nicira urubanza nkumvijwe rincira urubanza rya jambo rikagomeza rigaruka ukora ibintu byiza ubikuye mu mwijima ukabishira mu mucyo wazabona ijuru iryo jambo niryo ryankuruye numva ko nkwiriye gukizwa ariko ntago byahise bishira inzoga byarangoye nanabatijwe nkizinywa nkinasambana batizwa kuri Noheli 2011 ndeka ubusambanyi neza 25 z'ukwa 3 2015 inzoga nzirekura inzoga nizo zangoye cyane inzoga nzirekura neza tariki 5 z'ukwa 9 2015 yego bibuka icyagiye gituma ibyo byose ubusambanyi tubwita ari cyo waburekeyeho n'inzoga kubera icyo matariki uyafite burya hari tariki itakuva mu mutwe kuko urumva byari ibintu biri too much nari imajije kwiyandarika cyane nandagaye ariko naranabirotaga
urumva nubwo abantu bambwiraga mu nzozi nararotaga nkarota nabaye umusazi nkarota nsigaye ngenda namba ubusa nkarota n'umuntu wese wambaye ibirenge asigaye ntereta nkemera numva ijwi rimbwira ngo Gisele subona ko muri Musanzi bakubahaga bagufataga doke nk'umukobwa uri class ufite amafaranga ariko nyine urasamba nawe uje uri kumwe n'umutipe ushatse ejo kongera n'undi ariko ugiye guta agaciro ugiye kuba kabarore ugiye kuba nk'agatebo ka Satani agiye kukugira agatebo ka yorivuni kandi umuntu agiye kujya gutere twite wemera kuko urumva nari mfite amafaranga i Musanzi byose nabikoraga ahubwo nazaga i Kigali nashakaga kuzikina kugira ngo nshaka abazungu nkura nkazikinira hano i Kigali ariko i Musanzi ukoze nk'iyuba nkufata nk'umuntu ufite amafaranga umuntu atabwira ngo tujyane ngo amafaranga nemere nangaga kwiraburiza muri Musanzi kuko ari gatonya so noneho bya bintu bimwe byarasohoye umuntu yaranterese kandi ubundi najyaga nirata ndangije ndamwemerera kumbe yari yaragize agatego yari yarapinze n'umuntu ngo dupinge Gisele nzabukwereka ko nzaryamana nawe kumbe type yari intego arabikora mvuga ukuntu Satani aba yadoroza umuntu ndemera mfotora amabere amfotora intoki kugira ngo azagaragaze ko ari Gisele hejuru aramfotora byose mu nyuma nza kumenya ko ari zo trick yari yankinye mbo uwundi muntu arantereta yabishe yarinze abo yari yagize agatego nabo none ndanje bane bimwe Imana yambwiye mu nzozi ntangiye kuba kabarore I have to be careful myself kubera ko nintaba carefully ndasebye muri Musanzi ngiye kuba gatebo kayorivu ubu noneho hasigaye bantu bandi kujya mbemerera ndanje navuga Gisele mfashe icyemezo rero ubu ngiye kubivamo nuko nabivuyemo ko noneho nari ngezaho aho nsigaye nsaba inzoga mukabara amafaranga y'abanshiranye gasaba inzoga umuntu twagendanaga yarambwira ati mwana reka uriya mutipe rero aragura reka tumubwire rimwe njya ku mutipe nari nariyemeyeho ndamubwira ngo ngurira arambwira ngo nta mafaranga afite bita mbona ko ntangiye kuba kabarore kwa kundi inzozi zabimbwiye ntangiye guseba kwisuzuguza kuko ngendana n'umuntu nawe ubimenyereye gusaba ariko ngiye ntashaka gusaba ntangira kujya mbona ndi gucika amazi abantu banca amazi kwera donc nisuzugeza aho nsuzuguritse kuko uwo mutipe twaratandukanye mpitanja muri boîte na warahaza umva ikintu cyananteye umujinya nkavuga ngo Gisele nimba nafashe icyemezo ndasebye mbaye agatebo kayorivu simva ko tipe twishimanye se twaryamanye ariko mu nyuma duhuriye muri boîte yanciye amazi yanga kwereka abantu ko tuziranye yanga kumvugisha wa mukobwa abantu bose bubahaga tiparansuzuguye tumaje hashize atarashira n'isaha tubyukanye Gisele ngiye kwihagararaho nanjye nkizwe mpinduke nanjye nongere mbundi umuntu musha noneho ibi bizasibangana numvishe mwaye njya muri boîte mu inzoga ariko numva ndamwaye ndavuga buri yaransebeje ejo azajya kubivuga umuntu utanshuje kandi mukanya twa turi kwishimanye numva ko natangiye kuba gatebo kayorivu kwa kundi nabirose ngira ubwoba ndani nkabona kuba umurokore usharinga ijambo ry'Imana kandi nk'inzoga byose byari bigeze biba too much n'uburwayi narwaye mu nda ma infection yo mu nda kuko najyaga gusenga mu byumba bakansengera bamara kunsengera bakambwira ariko ngo abarokore bakansengera nagiye mu byumba byinshi cyane bitandukanye ngo bansengere mu nda none murumuna wanjye waranyibwirira ati kuko kenshi Imana yasuraga murumuna wanjye akanambwira ibintu n'abandi bambwira ati Imana irambwiye rega ngo nta muganga uzagukiza niyo yonyine izagukiza atuzi ikishaka irashaka ubanzure kuri ibintu byose ibintu byose bibi bigutandukanya nayo ubusambanyi ubusinzi harya naburetse majije kubureka byose majije kubireka yazanye umuntu baramfatanya gusenga basenze ariko ubwo nari narembye cyane byahatari birenze kuko nari narazengurutse mu genikologe byanze bampanga no kunjyana i Burayi nabwo biranga no muri Kenya biranga urumva ahandi nabwo nari ngiye kugenda ayakaba yari itike y'indege no kwivuza wenda bihita haba ikibazo gitunguranye tuyakemuza icyo kibazo gitunguranye urumva ko Imana agenda gishiramo blockage tuma ibyo ngiye nshaka bitaba ahubwo kugira ngo bya bindi shaka bibi ubwo byari bigeze aho ndembye cyane birenze ndibwa abaganga ntako batagize amazi basengeye niyo nanyweye uko nayanyweye mu nda natangiye kuribwa cyane birenze nk'urusenda mu gisebe cyangwa umunyu haryo ukomeretse ndaribwa cyane mu nyuma hatangiye kujya hasohoka ibintu by'imyanda byinshi ndibwa cyane bitantangira gukira gutyo rero
ndagenda n'imbere y'iteraniro ndatura mu giterane cy'urubyiruko ndabyatura nti ngewe Gisele dore uwo nariwe n'uyu nguyu naririmbaga ndi umusambanyi muri korari, ni ngewe mwajyaga muvuga ngo hari abantu basambana muri korari Imana izabakubita, nari umusambanyi, najyaga nanaririmba naraye mu kabari mfite ntuzenye mfite umufoke w'inzoga mu mbabaride, gutyo byose ndabyatura mvuga ibyanjye byose, ariko sinavuga ibya Kadirake, sinavuga n'iby'uburaya, nivugira ibyo by'imusanzi ko nari umusinzi nyine bari bazi ko mfite amafaranga, uburyo nsambana n'abatipe batonya nduta, uburyo nsambana n'abakuru, byose ndabivuga. Sinavuga ngo wenda ngo njyewe nabaye indango natwabaga abandi, no ibyo sinabivuze, ahubwo mbivuze ejo bundi ntangiye Imana ariko ngiye ngo haguruka ujya kumvugira, numva irangoye ngiye kwishira hanze ibyo Kadirake n'iby'urumogi byose nabivuze ejo bundi mwaka ushize mu kwa gatanu. Kugira ngo zite dukomereza kuri icyo kintu, ujya gufata umwanzuro wo gutanga ubuhamya, kugitanga ubuhamya bwawe haba mu materaniro, mu biterane, mu bitangazamakuru, umwanzuro waje gute, wawufashe gute? Unatubwire se nyuma yo gutanga ubuhamya abantu babyakiriye bate? Hari abo bakugeraho bakakubwira ati numvishe ubuhamya bwawe ntago ari byiza, wenda hari abakugeraho bakaba bakubwira bati numvishe ubuhamya bwawe bwaranyubatse, bwamfashije, numvishe nanjye n'ibiriya bintu nabibayemo ngiye guhinduka. Tubwire izo reaction zose uko wagiye uzakira, ariko here kuri icyo nicyo uburyo wafashe umwanzuro wo kugitanga ubuhamya. Urakoze Imana igumugisha. So ukuntu byagenze rero, natangiye kumva mfite impuhwe z'abantu bakiri mu buzima nk'ubwo nari ndimo. Muri umunange yarambwiye ngo erega ubundi we Gisele ngo urumuvuga butumwa, ngugira impano yo guhugura abantu, ariko wowe ngo uziburiye Imana ngo nkawe izagikugabiza abameze nka babandi wavuyemo. Imbwira ngo njye kubwira runaka, ngende mubwirize na runaka navuga imbega akazi gakomeye, niho yawimbwira ibyo ngibyo bivuga udatuma Imana ibingabiza. Numva arangoye, navuye uyu mwana amagambo avuze yazanyomaho, kumbe ntago ari we n'umwuka wera wamuvugishaga. So ubwo dutangira mu rusengero bakajya bavuga ngo nibande ngo mumanike hejuru ngo abashaka kujya bajya kubwiriza abandi ubutumwa bwiza, bakababwira aho Yesu yabakuye kugira ngo bazane abandi kuri Kristo. Najya kumanika ni usenge kumanika ko nkiri umusambanyi, nkiri umusinzi, nkabireka nihoya bakandebaho, hoya nago ndabireka neza. Noneho mbiretse neza bavuga bajya kubwiriza, nkavuga yego nzabikora, ariko nkumva nubwo nzabikora Imana yarabimbwiye, ariko nubwo yabimbwiye ntago igihe kiragera, basi igihe kizagera ryari. Ubwo ukuntu byaje rero, byaje kuba ngombwa ko yari perezida wacu w'urubyiruko aradufata urubyiruko tukajya tujya kubwiriza mu ngo. Noneho twagera mu ngo nabona nk'umuntu nisanzwe yo nshaka nkamubwira ubuzima bwanjye, twagendaga turi babiri. Noneho nkavuga iby'ubusinzi muri musambanyi, nkavuga cyane navuga iby'uburwayi bwo mu nda kuntu Kristo yankijije, nkavuga ukuntu ari umusambanyi muri musanzi, ubu bari bwose mbuzi, ariko bya bindi by'Ikigali nkabihisha ko sinumvaga nshaka hari abantu bamenya, nago numvaga nshaka hari abantu babimenya. Noneho hakaba hari ahantu twize kujya kubwiriza nimba ari Nyakinama, ubandi kujya muri Vunga, umukobwa ndamubwira, duhuye ndamubwira, mubwiramo nibirenze kuko umutipe twari turi kumwe ataranyegereye kugira ngo atabyumva, uwo twari two muri zawe ni nyine kora kataranyegereye, uriya we ngeraho mubwiraho n'utundi. None ijwi rirambwira none Gisele kuvuga ubuhamya bw'igice ntutanga ubuhamya bwose, urumva. Noneho biba ngombwa numva njya gusenga ahantu njyanye icyifuzo cy'amadeni ku musozi, ahantu njyanye icyifuzo cy'amadeni yaranduhije, amadeni y'ibigo by'amashuri y'abana, amadeni y'abantu nagiye mfata kubera abana. Mvuga ngo Mana ndashaka kunyishurira aya madeni, nkizi iki gisuzuguro cy'amadeni. Uzi Imana ibyo yambwiye, Imana iratangaje. Yarambwiye ngo umuntu araza arambwira ngumva Imana irambwiye ngo mbere wowe uri kuvuga ngo hari ibyifuzo wazanye hano, ariko irambwiye ngo hari ibyo igiye kugukoresha. Ibyo wazanye si byo ibwiye, ahubwo hari ibyo igiye kugukoresha, ngo hari ibyo igiye kugukoresha, ugiye kwikorera. Ntiburi igiye kumbwira ngo njye mu muhanda muri Musanze, njye ngenda ku mihanda mvuge no mu masoko. Ni Mana umuhamagaro wo rwose wabo ngo ingira ubwoba, ndataha mbibwira muri umuna wanjye ngo uyango hari igihe atari ibyo, ariko nyine nibiba byoroshe. Noneho nkabana nifite umutwaro wo kuvuga ngo wajya ajya nkahariye Gikondo kwa Kabuga, ni nimba hakibaho ko nahafungiwe, donc mu nzererezi nkabwira bari abantu, najya mva ngo uwajyana uwazagura ibitabo by'indirimbo na Bibiliya nkajya hariya nkababwira ukuntu Imana igira neza, nkababwira uburyo nanjye nari umwari umugi, nari umusambanyi, naraguzaga byose
noneho wenda byabafasha sinaburamo na babiri wenda barivuga bati donc ubundi mbere na mbere navuga ngo hashobora kuba hari umutipe cyangwa umukobwa urushye nkuko narindushye ariko akaba tumva ikintu cyamuruhura burangiye harase nabura abantu babiri cyangwa batatu urumva bo ndangije ndavuga ni aho ngaho wenda nkajya majya gusa aho ngaho mu bigo by'inzerereza abafite ubuzima nk'ubwanjye kurya muri umuntu wanjye yabimpanuriye yabimbwiye ndangije ndavuga ngo okay nzarenzaho mu bigo bya kaminuza no mu masegonderi nabo mbabwira ubuhamya bwanjye wenda hazagira abahinduka nkumva nishimiye kubona abantu bumva ubuhamya bwanjye wenda nabo bagakorwaho babwiye inzira zaho navuye nkumva nibyo nishimiye nsanga nagari byo ndeni biba ngombwa ndeba ubuhamya narebye ubuhamya bw'abantu batanze kuri YouTube numva kuntu bumfashije nanjye ndavuga ariko uzi ko ari byo nanjye wagenda akavuga ibyanjye hariya noneho nayo magereza wenda nzayajyamo cyangwa se n'ibigo by'ingororamuco kubera ko noneho ndaje ndavuga ni no mu magereza haba hari abamama wenda kuko navugaga ni ibyo bimogi twabiguraga n'abantu kameme buri hari abafunzwe bazira ibyo bintu ngiye nkababwira hari bakorwa ndavuga ndebe mu magereza nzajyamo nyuma n'ibigo by'ingororamuco so nuko nagize umuhati wo kuvuga ngo ngiye kuvuga hanze mbisuke nimbigumana njyewe nyine ntacyo biramarira kandi nkunda gufasha nimba nkunda gufasha umuntu nkaba namugaburira yashonje kuko icyo gihe nifite amafaranga nakundaga gufasha nimba nifuza kuba nagaburira umuntu nkamukiza inzara kuba nifuza kuba nakishurira umuntu ishuri akiga akagira ubuzima bwiza ni byiza ko ndamugaburira n'ibiri muri njyewe byaho Kristo yankuye kugira ngo bimufashe bimuheshe ubugingo nirifo ko ngabura n'iby'umwuka so ubwo biba ngombwa ko mvuga ngo noneho mbere yuko njya ku social media rero ubu ngubu kuko nagendaga mu mamodoka nkabivuga ngiye kubanza mbivuge muri Zion niho hari urubyiruko abana bo muri Inesi n'abahehe bose hari urubyiruko rwinshi ngiye kubanza mbivuge narabivuze abantu ubona bagize ubwo baratangaye abandi bararira mvuze ati ngewe Gisele mubona ngewe navuye Karongi wacu bamfunze polisi nkwepera Kigali mbinda ku muhanda Kadirake nkurumogi darucuruza ndera abana bimfubyi kugira ngo mbone uko mbatunga niki byose ndabivuga bamwe amarira araza abandi baratangara bifata ku mwati kumbe wa muntu twahora tubona nk'umuzungu kazi naho yavuye ndabibabwira mbabwira n'ukuntu umuzungu nahuye nawe kugira ngo amfashe ankura mu buzima bw'uburaya arambwira ngo nshobora kwemera akamfasha nkava muri ubwo buzima bwo kurara amajoro nteze kugira ngo ntunga abana mpita mbibabwira ntinahura muzungu yankuye wenda bibwira yuko mfite abana ku bwa business ntago ari ibyo ngewe natangiye ubwo buzima nicuruza kugira ngo mbesheho abana abantu batari bazi ko bimeze bavuga ngo ngewe ngo ubwo mfite ngo abazungu bamfasha ngo ni business batabarasobanukirwa ngewe natangiye nyine natangiye 2001 umuzungu duhura 2007 so urumva ariko ubwo nabwo narasengaga kuko najyaga gutega nahuye n'abagabo benshi ububabare ni bwinshi nkatekereza ukuntu ngiye guhura n'abandi sinzi abari b'umubare avuga mana wazankura muri ubu buzima kankiza gucuruza kugaburira gutunga abana ariko nacurujije umubiri nzagukorera nintagukorera uzanteza uburwayi butuma ntakira iraruko ngukoreye sibwo bwa burwayi bwo mu nda ibyo wiyaturiyeho nyine erega runo rurimi rurarema so ubwo rero nuko natangiye umaje kuvuga mu rusengero nahise ntangira kujya hanze kubivuga mbwira abantu so wenda munyuma mbazaga ngo mbwira abadukurikiye uburyo ingaruka nziza cyangwa imbimura nayo abanzi bazi bya bindi hari uwo duhura agaseka sibyo hari uwo duhura agaseka hari n'undi umbwira ati se wari wasaze tize buri imbaraga uzikurahe neje mbwane uragasara nkanjye disi tureze ngiye urabona ndi umusazi iti ngiyewe numvishe ko ibiri muri ngiyewe ngomba kubisohora hanze bigafasha abandi ni wowe kubera ko utari wagira uwo mutima wo kuba wavuga ibyawe okay urumva ko ngiyewe nakoze nabi hari abandi twari tuzi ko natwe uri butuvuge ibyo twakoranye urumva ndaje bahoya nige nivugaga nago nagomba kuvuga umuntu ushobora gutanga urugero ariko simvuga umuntu noneho ngo hari wakirebye hari wambwiye ati narebye ikiganiro cyawe ndi muri gari ya moshi ati noneho ngenda nifashe gutya nkajya ndeba nifashe gutya nzi kugiye kumvuga uvuge n'amazina naho twajyanye hose ntireka rwose ntago nabivuga abandi ugasanga barambwira uti Gisele uri intwari natwe buri gihe nikigera tuzavuga warakoze atahubwo Gisele twebwe twagendanaga nawe dusangira nawe tutazi ko biriya byose ubifite tazi ko umuntu ari mugari twumbe buriya ni biriya bintu byari bigupakiyemo urumva benshi ntago bari baza amateka yanjye yose ati se kumbe wagiye no mu bapfumu uti ibyo gusa ubwo abandi muri quartier bakambona ati bite
abana baraho bameze neza yigo nahita nkumva bamwe narahise numva baravuga kuri ngo yaryamanye n'abagabo barenga 500 kandi titre yanditseho ngo 350 nayo navuze ngo ni nka 200 bararenga ngo nka 350 bene bati bakubitiraho 350 nturiya ko yabonye ko titre yanditseho 350 kuki avuze 500 kandi nawe arabikora ahubwo iyo bana we yaragiriye ubuntu bwo kubivamo aho kugira ngo amvuga sigara mvuga kandi yanseke urumva numva binteye isoni ndavuga ese ubundi ibintu navuze noneho ndi kugenda ndi kuvuga kuri telefone abenshi bamenye iyo ndi kuvuga ndi kugenda ndi kuvuga kuri telefone umuntu aravuga ngo uva ngo hagarara nkubaze ngo si wowe Gisele ndavuga ngo ni ngewe Gisele ngo simva yambajije ngo si wowe Gisele nabaye ni we Gisele ukatubona isura irahindutse ati ewe ni wa muntu usa gutya umeze gutya n'abaryamanye n'abantu barenga 350 nenda nimba aravuga ati sinzi uko wenda yabitekerezaga ariko wenda ubwo byaramutangazaga kuko hari abantu bambwira ngo biriya bintu wowe uri kubivuga ni we wabikoze ngo cyangwa urabesha nyine ngewe none se nabesha nkabesha mu Kiyovu cy'abakene aho nabaye nkabesha Nyamirambo nkabesha mu Kiyovu nani mu Ruhengeri nkabesha ni Karongi ntabwo mbesha biriya bintu nibyo ntabanzi barabivuga so ahandi hamwe gusa nko mu rusengero nagiraga isoni nkahita naba nteye haririyo ko nkunda gutera haririyo cyangwa ndi kubyina nibura bari kunsomamo kadirake bari kunsomamo abapfumu bari kunsomamo urumogi bari kunsomamo ubutinganyi nkumva isoni bigezeho ndabimenyera noneho naba ninjiye mu rusengero mvuye nk'Ikigali kubutanga nkumva isoni nkumva ndi kugira isoni abawana nta mpamvu z'isoni uretse ko nabivuze na hano kubera iki nawe ngombeza kugira isoni nahura n'abantu banzi haruseka ati jeje ati gubwiza ukuri washize amanga gute ati se baguhaye amafaranga kugira ngo bivuge none se inde yaguha amafaranga kugira ngo ujye kwivuga atari Imana yaguha ubushizi bw'amanga ati ndio yaguha wavuga bikenya ariko ngiyewe Imana nagiye kwisaba urugo irangije irambwira ngo uzagenda kumvugira ubwira bari mu nzu y'imbohe basoka bari mu mwijima basoke urumva nibyo by'ibingibi inzu y'imbohe ni gute buri wese agira haboheye urumva nge nari mboheye mu bintu byinshi urumogi ubusambanye ubutinganyi byinshi ariko ubutinganyi hari umuntu wabimbajijeho ntago ari ibintu nakoze cyane nabikoze n'umuntu umwe tubikora nka 2 cyangwa 3 bitabireka ko ntago nigeze nongera guhura n'umuntu wenda wanyuburije ibyo bintu wenda iyo mpura n'abantu bagomeza kubinyuburija nari kubimbata yabyo